friends, muri iyi video ngiye kubereka uburyo washyira thumbnail cyangwa cover kuri video yawe hano kuri YouTube. Nukuvuga abantu benshi bagiye babimbaza bakamaze ngo ni gute washyiraho thumbnail. Nukuvuga ngo naberetse video y'ukuntu none wazikora nk'izi ngizi ukazikora byoroshye kandi ku buntu. Noneho abantu barambwira ngo ntago watweretse ukuntu wazishyira kuri video. Muri iyi video rero ngufi ngiye kubereka uburyo nibura bune bw'ingenzi cyangwa se uburyo wakoresha muri rusange ugashyira thumbnail kuri video. Ntabwo thumbnail ari umurimbo kuyishyiraho, ahubwo ni imwe mu isoko ya views ushobora kugira hano kuri YouTube. Uti gute? Iyo video ifite thumbnail nibura umuntu akiyibona yasacinze ibintu runaka agahita yibona, ahita abona igisobanuro cyangwa se ibyo video iri buvugeho. Thumbnail ni ifoto ushyira kuri video, hanyuma umuntu uriho uscrollinga gutya akavuga ati 0 watch time 4000 watch time okay, cyangwa se mbere yo kuri guys nyine agahita asobanukirwa ibyo iyo video ivugaho. Ibyo bintu rero bituma abantu benshi baklika kuri video yawe. Urabona ko nk'izi video, urabona nk'iyi video hano urahita usobanukirwa icyo iyi video ivugaho n'iyi ngiyi, ariko nuza guscrolling ukagera nko kuri iyi ngiyi biragoranye ko wahita usobanukirwa iki iyi video ivugaho, kubera ko nta kavi ifite. Birasaba kusoma title nabwo bidasobanutse. Nitugaruka nko kuri iyi nabwo uraza gusanga nayo ntaguze icyo ivugaho. Iki gihe rero ubura views ugasanga video yawe yarebwe gake kubera ko abantu bagiye kuyireba nyine, cyangwa se yarari guscrollinga gutya YouTube igira commandinga video z'abantu ku bantu benshi batandukanye, ariko umuntu ntaze kubona, ntahita asobanukirwa ese iyo video ivuga ku biki. Rero umuntu turi bureba ni video kugera irangiye araza gushobora gushyira thumbnail cyangwa iyi foto kuri video ye, bityo abantu bajye bascrollinga cyangwa bamusearching bahite babona icyo iyo video ivugaho, hanyuma bimwongere views, mbese abantu batangire kugira icyizere channel yiwe. Nimba ari ubwa mbere mbonye kura subscribe, nitwa Gatari Fred, tugiye kubana. Nimba utararebye video y'ukuntu bakora izi thumbnail aya makava, uze kureba muri description, iyo link irabirimo ukande urebe iyo video. Numara kuyireba uhituza urebe uburyo bazishyira kuri video. Twatangiye. Nukuvuga ngo rero kugishyiraho iyi cover ushobora kuyishyiraho ukiri kwa uploadinga video. Tugiye gutangira n'uburyo bwa mbere igihe uriho wa uploadinga video. Nk'ibisanzwe iyo wa uploadinga video ukanda hano, ukanda kuri akantu ko guteranya gutya, warangiza ugahitamo video ushaka gutya ukayihitamo. Hello friends, muri video ngiye kubumbi. Iyo umaze kuyihitamo gutya ugakanda next, nk'umuntu uriho ugira wa uploadinga gutya, niho winjirira hano. Ugeze hano ugiye kwandika title, ugiye kwandika description, ibyo byose narabibabwiye murebe video munsi, uburyo wa uploadinga video kuri YouTube nk'umuntu nyine w'umusirimu cyangwa usobanutse. None rero kugira ngo ushyire iyi thumbnail ifoto nk'iyi, uraza ugakanda hano kuri aka kantu kameze nk'ifoto. Ariko nanone ibi bintu ubizirikane neza, bikunda ku muntu wamaze kuverifya channel yiwe. Twumvikane neza, ntabwo ushobora gushyiraho thumbnail channel yawe itaraba verified. Biragorana. Hari utuntu twinshi ugomba gusetinga mbere yuko ugira gute utangira gushaka gushyira thumbnail kuri video yawe. Rero nimba utararebye utwo tuntu ugomba gufungura mbere yuko ushyiraho thumbnail, uhita ureba link muri description, hanyuma iyo video banzu uyirebe. Hanyuma ku muntu rero wakoze verification ya channel ye, araza gahita kanda hano. Iyo ukanze hano uhita winjira mu mafoto yawe, ugahita uhitamo ifoto ushaka gutya, ukaza ukareba ndashaka ukayiringanizamo gutya, iyo itangana niyo ntuzi, ugakanda hano done gutya. Ubu iyi foto ibigiyeho nka cover y'iyi video, hanyuma ugahita ukomeza process ukandika izina, title, description n'ibindi, uka-uploadinga video yawe. Igihe usoje byose kubikora, iyo video mutararebye ukuntu ba uploadinga video n'ibintu by'ingenzi ugomba kuzuzamo, uze kureba video yose ndayishyira muri description. Noneho
ugakanda upload. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero utari kwa uploadinga video, ni ukuvuga ngo ni video yamaze kugeraho, video yamaze kugera kuri YouTube. None ni gute najya nayishyiraho thumbnail? Ubu uri ku ma video yawe gutya, uri uyareba gutya, uya scrolling, nurangiza uvuga utoke iyi video ndashaka kuyihindurira thumbnail nkashyiraho iyindi. Uraza ugahita ukanda kuri utu turongo tudomo dutatu turi hano gutya. Aha ni ku muntu wa verify channel ye, hanyuma ugakanda hano handitse edit gutya. Iyo haje edit uhita wowe uraza n'ubundi ugakanda kuri ya foto gutya, ugahita ushyiraho indi thumbnail. Kugira ngo uyishyireho usimbuze iyi ngiyi iriho, ukanda hano handitse change thumbnail, ugahita winjira mu mafoto ugahitamo ifoto ushaka. Iyo umaze kuyihitamo ukayikanda uhita igenda igasimbura iriya, hanyuma ugahita ukanda hano kuri done. Iyo umaze kuyihitamo, ngiye kubera ntashaka guhindura iyi foto, ni gutya ubikora, ugahita ukanda done ikabigiyeho. None rero ubu bwari uburyo bwa kabiri. Tugiye noneho kureba uburyo bwa gatatu ukoresheje icyo bita YouTube Studio. Kuri YouTube Studio uraza ukayifungura YouTube Studio yawe gutya, hanyuma ugakanda hano handitse content hano gutya. Iyo ukanze kuri content, amavideo yawe yose araza. Iyo aje gutya rero uravuga utoke ndashaka guhindura thumbnail y'iyi video, wenda iyi ngiyi, ukayikandaho iyo video gutya. Noneho ukaza ugakanda kuri aka kantu k'agakaramu gutya gutya. Iyo ugakanzeho n'ubundi still hahita haza akantu k'agakaramu hano mu nguni. Aka gakaramu iyo ugakanzeho gutya hahita hagaruka ya foto, bakakubwira ngo change thumbnail cyangwa se change picture. Ugakandaho ukinjira muri ya mafoto yawe, ukongera ugahitamo ifoto ushaka, akaba ari ushyiraho, warangiza ugakanda hano done. Ubu ni uburyo bundi uhindura ifoto cyangwa se thumbnail kuri telefone ukoresheje telefone yawe. Cyangwa se uburyo bwa kane, iyo udakanza ugashaka kuba wahindura iyi foto y'iyi video, urugero y'iyi ngiyi, ugashaka kuyihindura thumbnail cyangwa kuyishyiraho, uraza ugakanda kuri utu tudomo dutatu na hano gutya, ugakanda gutya, ugakanda hano handitse edit gutya gutya. N'ubundi still ukinjira hano kuri akantu k'agakaramu ugahindura ifoto yawe ugashyiraho indi. Ni ukuvuga ngo rero iyo video wayishyizeho nta thumbnail igaragara nabi cyane. Twabibonye nko kuri YouTube, twabibonye video ifite thumbnail n'itayifite bigaragara bitandukanye. Urabona nk'izi video zigaragara neza, ariko wagira kuri iyi ntabwo ubona igisobanuro cyayo. Okay, wagira kuri iyi ntubona igisobanuro cyayo. Rero ibi bintu birafasha cyane ku mu content creator, biza gutuma abantu bahitamo video ze kuzireba. Okay, urabona nk'iyi video abantu ntago bamenya icyo ivugaho. Okay, nanone thumbnail ikunda ku muntu wakoreshe resolution ya YouTube. Resolution ya YouTube ni 16:9. Okay, rero ni ukuvuga ngo nyine ukoresha 16:9. Ibyo byose narabiberetse. Niba utarabibonye urebe video munsi, hanyuma ikindi kibazo nacyo ufite kimbaza. Iyo rero video yawe idafite 16:9 ngibe imeze gutya ingana niyi, birangira ushyizeho thumbnail ntijyeho, ntifateho cyangwa igaragare, bikarangira urabona uburebure bw'iyi video gutya butandukanye n'ubw'iyi ngiyi. Iyi ngiyi ubunyishyizeho thumbnail ya 16:9 ntabwo yajyaho, birangira iyanze. Iyi cover ni ya TikTok. Rero guys, ndizera ko umuntu wese urebye iyi video ashoboye kuba yahindura thumbnail cyangwa akayikora. Amenye neza ko iyo utaraverifya channel yawe ntabwo ushobora kugira gute kuba washyiraho thumbnail. Rero link iri muri description urebe uburyo waverifya channel yawe. Guys, ndabakunda, bye bye, nizere ko turi kumwe.